abakirisitu muri Noble Family bafite ibihe byiza cyane bafite rwose ibihe byiza yabigaragara y'Imana baranezerewe rwose pe ariko abavandimwe bacu twakoranaga umurimo bagiyeyo bagiye kuvuga ubutumwa bavuyeyo bashobora kuba barabaye iwacu hari umugabo worora ingurube akubera ko yorora n'inkoko akunda kuziha ibimene by'amagi akaziha ibintu byiza none ugasanga icyana cy'ingurube cy'ibyumweru bine bitanu ugasanga kingana n'ingurube yo kubagwa none abantu bajya kugura y'ibyana ugasanga barabitwara ariko umuntu yakiye nagikubita ubwatsi na buranda kigahita kiba kibi kigahita kinapfa nge ndatekereza ko aba bantu bajya kwa Minyoni bakabona serivisi nziza bagahembwa neza bakabaho neza bagahabwa bakaba blessinga abakristo bakabafata neza noneho bavayo bagatwa ibintu byo kwa Minyoni cyakuweho kimaze kurebwa n'ibihumbi 67 cyari bunarebwe cyari buzagenda miliyoni ikiganiro kiratsibwa mu bantu babiri mu gihugu cy'u Rwanda batajya batsiba ibiganiro niyo warira amaraso harimo Zabunisha n'Isimbi ni atari ribu ihamagaye atari ribu ihamagaye kuri cyane cyane ko banishoboye nta nibiguzi wabaha nta kintu wahasabe ngo ndakwishyura ngo kuraho ikiganiro izo ni indangagaciro zabo tubaziho ntikivaho keretse murangira hari andi mabwiriza agize gute atanze turibaza ngo iki kiganiro niba ari ukuri bari kugitsiba icya kabiri niba ari n'ibinyoma ko ijambo riri muri Bibiliya rivuga ko Yesu ari Belezebuli umwami w'abadayimoni ko iryo jambo bataritsibye ese koko Yesu ni Belezebuli umutware w'abadayimoni iki kintu rero gutsibwa niba ari na Presile wagitsibye yahemukiye Noble Family Church ivugira bahanyuze Nyirapasika yahakuye imodoka ahakura inzu ariko bari abatipuzi ko babeshya mwana ahubwo zikubona nka Nyirapasika na Semajeri bari ku gatute hariya kwa Minyoni banavuga tuyu ni musaza wundi ariko bari abatipuzi ko bari batavindimo buri uzi ko umwe avuka imusanzu undi akavuka Nyabihu kagira inkuru yagiye nazagwera ikindi kiganiro umwe avuka mu karere ka Musanze undi akavuka mu karere ka Nyabihu ubwo abo bantu bavukana bate urugo umwe avukamo ni ukuvuga ruri i Nyabihu urundi rugo undi avukamo rukaba i Musanze nuko buriya njye ntago ngira impano ngo natse imodoka njye kuri tere nk'aba Pastor Claude ariko ubwo najya gukora interview sibyo nkagiye nkaganira n'abantu bavindimwe na Nyirapasika nkavuga ati nyina warunaka na papa warunaka nkavugana n'abava na Semajeri rwose we ngira na nimero ye nkamuhamagara ese Nyirapasika ni mushiki wawe abantu bazi ko bavindimwe nanjye niko nari mbisi Reza ari Nyirapasika na Semajeri umukuru ninde aba bakobwa baciye hariya kwa Minyoni bararirimba mu buryo bukomeye baranabahanurira bahanurira kujya no hanze bajyayo ariko basohotse yego buriya bimwe mu byago gospel yagize kubera iki Noble Family Church hakomejwe kuvugwaho ibintu bitari bimwe na bimwe bamwe bakavuga ati uru rusengero ni imigisha yabo irimo tena uri kumva abandi atari ko iryo shyari ryanyu nuko kuta kwirwa musereza abakozi b'Imana ubundi bihagaze bite ndifuza ko twinjira ikiganiro gutyo kugira ngo tunaganire wenda iyo mwitangazamakuru dufite icyo bita both side cyangwa se impande zombi turaganira uwumva akuza agafata icyo bita umwanzuro icyo ni ikitangazamakuru twe tugize gute tumaze ngo hekaze ngo tuganire buriya rero abantu baza no kutwumva yego hari abantu barwana ishaka ry'umuntu yego ariko abantu ntibakarwana ishaka ry'umuntu ahubwo ujye ufata ibintu byose ukore analyse hari umuntu gusa ushobora kumva gusa kuvuze Robert wagahita nagutuka gusa kigendera
ntanumve n'ibyo uvuze, akaba yaramaze kumira ikintu cyaba cyiza cyaba kibi, wenda nzapfe nafashe icyemezo. Bibiliya abo bantu ivuga ko bameze nk'inka, bameze nk'inka. Abantu rero batwumve, nituvuga ngo Apostle Mignone ntago tumwanga, turamukunda, ahubwo twebwe hano ku mihanda ni ugutera imetero. Hari umwarimu bita Karegeya hariya kuri Kareyopi, Omar Panu, hari uburyo ajya avuga ati ngerekana iterera imetero, kandi Sibomana ninjya gutera imetero muri Noble Family Church ndajya kuzitera nka pastor, ndazitera nk'umuhanuzi, ndazitera nk'umuvugabutumwa, ntabwo nongere nzitere nk'umunyamakuru, kandi nanazitere nk'umunyarwanda, ntandagaza ntanakoze isoni. Dore icyambere nibaza, ejo bundi Prezire yakoze ikiganiro, azana umugore wasengeraga kwa Mignone yaranakiriwe. Uyu mugore avuga ngo bamutambyemo igitambo. Iki kiganiro cyararebwe, bisobanuye ko abanyarwanda bafite amatsiko yo gusobanukirwa ibintu byo kwa Mignone. Cyakuweho kimaze kurebwa n'ibihumbi 67. Cyari bunarebwe, cyari buzagenda miliyoni. Ikiganiro kiratsibwa. Mu bantu babiri mu gihugu cy'u Rwanda batajya batsiba ibiganiro niyo warira amaraso, harimo Zabunisha n'Isimbi. Ni atari ribu ihamagaye, atari ribu ihamagaye kuri cyane cyane ko banishoboye, nta n'ibiguzi waba, nta kintu wahasabe ngo ndakwishyura ngo kuraho ikiganiro. Izo ni indangagaciro zabo tubaziho, ntikivaho keretse murangira hari andi mabwiriza agize gute atanze. Turibaza ngo iki kiganiro niba ari ukuri bari kugitsiba. Icya kabiri, niba ari n'ibinyoma, ko ijambo riri muri Bibiliya rivuga ko Yesu ari Belezebuli umwami w'abadayimoni, ko iryo jambo bataritsibye. Ese koko Yesu ni Belezebuli umutware w'abadayimoni? Iki kintu rero gutsibwa, niba ari na Prezire wagitsibye, yahemukiye Noble Family Church. Kuko bigaragara ko habonetsemo interivasiyo y'izindi mbaraga zishaka guporoteja izina ririmo kunengwa kugira ngo ryere kunengwa. Haba harakoreshejwe imbaraga, ntabwo nzizi, donc tukuganira Mana yanjye. Yego, reka nikomereze. Yego, ikiganiro nta kiriho, cyaratsibwe, cyaba gisibwe kugira ngo nyine icyo cyari gikorewe kigira imbaraga. Kandi umuntu najya kubumbura akanwa ngo avuge mukavuga ngo bugi ikintu abagiye kuvuga, ngo bamuzi ko icyo kintu gifitanye isano n'ukuri. Reka dukomeze. Yego, amakuru yaraje arakata ngo Pastor Theogene ngo bamutanzeho igitambo. Urupfu ndarwemera Mana we, ndarwemera. Urupfu ni umufatanyabikorwa mwiza w'Imana na Satani, rudukiza abanzi bacu, ruturuhura imiruho, rukatubabaza, rudutwarira inshuti. Urupfu runatugeza ku Mana. Yego, ni irembo rwose. Urupfu rwa Theo ndarwemera, yagize impanuka. Yego, investigation irakorwa. Yego, polisi itera imetero. Mbese Theo turamuherekeza, yishwe n'impanuka. Yego, ariko abantu baravuze bati Theo amwe mu matorero yari yarashashemo uburiri. Yego, harimo na Women Foundation. Buriya Theo, reka nze nkubwire ibintu utaruzi. Ngiye kumenya amakuru. Buriya mbere yo gutwara Berenari, sibyo? Buriya bashakaga Theo. Noneho Theo yanga kuba rokirite. Kubera iki? Kubera iriya porogaramu yari afite yo gukura abana mu muhanda, y'inzahuke. Akabona muri ADPR nka tere nziza, ifite abayoboke benshi, ifite insengero nyinshi, irimo n'abafatanyabikorwa b'abanyarwanda benshi, akabona ariho hantu afite inyungu kurenza muri Noble. Muri Noble ni karita nziza. Akabona muri ADPR niho hantu afite audience. Birangira rero Theo agize gute, avuze ati ngewe igihe cyose munkeneye muzajya mumbona. Ahubwo buriya hari undi muntu unandusha amavuta mutazi. Buriya uzi ko Berenari yarushaga amavuta ya Berenari n'aya Theo ntaho byari bihuriye.
Theo yari uw'amagambo sibyo Theo yari umukomediye ubundi reka mbabwire ngiye kuvuga abantu batatu benshi gataranye ngubwira Theo yari umukomediye urumva noneho umukozi wa Apurika yari Bernard mu bantu bakaze babayeho muri iki gihugu bafite amavuta akazi hari uwitwa Yongwe hari uwitwa Bernard hari uwitwa Sugira Steven aba batipe uri kumva mu bantu bijambo kabisa Sugira naramuhanuriye Nyamirambo turi gusengera mu cyumba cy'umugore uvuka icyangugu ntago nzabyibagirwa mu bihumbi 2013 yego twari turi gusenga mu cyumba ntanamuzi ndabubwine wa muhunguwe mbonye umeze nk'ihene cyangwa imbwa kwa kundi bayishumika mu gipangu nyiracyo akayirekura igiye mu murimo ngiye kubona mbona ugwanye n'umunyurura urawuca inturagenda ni nyiri gipangu aragushaka arakubura akajya yumva umoka ku gasozi gusa akaguhiga kwakugare mu gipangu arakubura ndamubwira ipfukama ngo usengere aranga yarafite amavuta ari hejuru urumva ngewe ntivirira urindo nta kintu maje kwirira n'ibijumba nyine n'ibishyimbo nyine na yasura yaca abakiga nyine twibereye hariya tutanasa neza cyane nk'uko nsa ntabwo tuba dusa neza twebwe ntabwo tuba dufite bote nk'iz'abanyakigali ubuzi yabaye ngiye mvugira yabaye ngiye nkorera nk'ubu YouTube hano i Kigali njyewe ubusa neza ntabwo mba mbuze nk'umudiyasipora wavuze ati urangira uwa kabiri nanjye nkemura ibibazo byose ufite katwikomereze amakuru akugeraho uti Bernard abafashe ikarita wamubwiye ati ariko hari undi ntapfunda ubushumi bw'inkweto yawe aba rero mukonegise kuri Bernard rero buriya no kuvuga ngo icyambu cyakuye Bernard muri ADPR ni Pasteur Theo niwe wamugejeje kwa Minyoni yaramutumiye yaramuzanye amuraritse arabanza arabwiriza basanga koko ari hejuru uko niko Bernard yageze kwa muri Women Foundation noneho tukibaza tuti niba Theo yarapfuye Imana imutuza heza n'umuryango we wihanga ariko abantu baravuze ntago tugarura ibyo bavuze bagerageza no kubisanisha naha hantu yari n'ababizize bajyanwa mu nzu y'imbohe bagerageza no kubisanisha naha hantu yari yaragiye urabizi ko yari mu bantu bari barashashe uburiri muri Nobu ndetse no kwa Masengo Kimironko no kwa Ernest ahantu Theo yahakoreraga mu buryo bugaragara na ADPR yaramajije gusa kwemera Theo abarapfuye yego uwitwa Aposo Yongwe Aposo Minyoni niwe wamwimitse ngo kubwa Aposo Yongwe ari Yongwe se namugira niki Yongwe yarameze nk'umufuka urimo omo igifuka cya omo gute bumeze kiba gihumura nyine abantu bashaka kujya bakuramo nyine bakanafura ibintu byose ariko Yongwe akiva muri ADPR Yongwe yabaye nk'icyo gifuku wagita mu mazi kigenda kiyonga ngira ngo uyu munsi Yongwe ari kuri TikTok Yongwe ajya ni mini digri mini digri no kubivuga sigajya kubivuga ukabona agize isoni Yongwe n'umuzi oya ubusere namuyoberwa koko Yongwe n'umuzi aba bantu bazize iki reka tuze dufate Sugira Steven yego nawe yabengutswe n'aba bantu arakomeza yego ahantu yageze ari uyu munsi ngira ngo Sugira cyane no muri babantu bajya bashaka no kubyuka ukabona ashatse kongera akabyuka hari igihe byanga akavuga ati hari umutipe wamusanze mu kabari ari kunywa karikeri aravuga ati se Sugira ubu waraguye usigaye unywa karikeri aravuga ati Imana yashimye ko tugwa ati mu gihe gikwiriye izongera ishime ariko nagabeshya mu gihe gikwiriye izongera ishime ko tubyuka abaragiye hari abakobwa bahariya mu majaruguru hari umukobwa witwa Vestina hakaba na Dorcas niba hariho abantu bababaje ariko nanone twavuga ngo bakiri mu mitwe y'abantu ariko bameze nk'ibisamagwe bishushanyije ku gikuta cy'inzu
ushobora kwinjira mu gikuta ukabona ibisamagwe waba utarebye neza ugasubira inyuma ariko washishoza ari amarogo ahari nta bisamagwe bikigize gute rigihari. aba bakobwa niko bameze nibajya no kundega nzabisobanura. Ejo bundi ngo kwa Chance na Beni bateye ubwoba, niwe yaraje avuga ati hatagira ufotora ngewe nago ntwite. Bateye ubwoba Vestina na Dorcas bateye ubwoba mu ndirimbo zabo zikomeye baririmbye. Bateye ubwoba muri ya ndirimbo ivuga ngo iriba, bandirimba ivuga ngo bafite indirimbo nyinshi zikomeye. Adonai ni nyinshi. Adonai hari ndivuga ririya buye rya Goriyati, ibuye ryo kwizera, ibuye ryo kwizera nari mfite turumva ariko nta kintu kigihari, nta kikirimo, nta kintu kikirimo. Sibyo, reka mbikubwirire naha niwongera kubona Vestina na Dorcas basohoye indirimbo uzampamagare kuri kamera, uzampamagare kuri kamera. Bwani yageze hanze, ya ndirimbo yageze hanze, vayo hano kasha amakokero muhamagaye kangahe urumva. Ndakubwiza ukuri, Solange wenda abantu bazamutera amabuye ariko uriya mugore ibyo simbisi ariko ni umuhanuzi, kandi buri muntu wese akora mu gihe cye, kandi Imana imuhe n'umugisha. Ubifotoye ngira ngo iyo umuntu ayikoresheje abantu bakunda ifoto kuruta umuntu, ariko kubona mwakunda ifoto ya Solange kurenza kunkunda ngewe. Ejo bundi nayishyizeho umuntu asanze atari wati wagicucu w'ifoto. Noneho kumva abantu bafana Solange ni inkozi z'ibibi, ni abatukanyi, umuntu yaburaho Solange akaguta agahita aguhereza. Noneho aba bakobwa baciye hariya kwa Minyoni bararirimba mu buryo bukomeye, baranabahanurira, bahanurira kujya no hanze, bajyayo ariko basohotse yego. Buriya bimwe mu byago gospel yagize ni ugupfusha wiringiye Imana Theo bose babireba, tukaba tunapfushije Dorcas na Vestina. Iba abantu barantuka ngo hapfuye weho, nge nenda kuzuka maze igihe mpfuye, amatariki yanjye yo kuzuka akangana yageze, ahubwo hagowe abapfuye vuba. Muzajya kuzuka wowe barapfuye hashize igihe, yendi kuzuka. Yego, bimwe mu byago gospel yagize ni ugupfusha aba bantu. Buriya kuzabona umuhanzi nka Theo barabagiye kumbwira Theo abaye iki ipfumureke. Ikibazo afite niwe ukizi, kandi natwe ikibazo afite turakizi, sibyo. Agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyeho. Theo n'indirimbo ye mu kabari yabwiraga abasinzi, amavuta yabaga yiherekeje. Umuntu yazaga mu rusengero akubwira ati pastor, ejo numvisha indirimbo ya Theo mu kabari, numva ngomba kuza gusenga uyu munsi. Urumva urwego Theo yari ariho? Yego, urumva urwego Theo. Nerega umwere kureba ibintu umuntu akora, ahubwo reba reality, reba income. Theo wamanikaga kirishe ye, ziko twajyaga dukoresha ariko n'amafoto ya Theo turi gutegura ibiterane tutanamuzi, atari gusuka mushyiraho kugira ngo umugore akabwira umugabo ati namenye ko muri konseri hazaba hari bose babireba. Umuntu agahamagara akabwira bati ya gahunda sinzaza, hari indi gahunda mbonye inunguye, kuko abonye ngo Theo azaza. Ndagira ngo wumve niba ari nk'urushyundura ruroba amafi, ndagira ngo wumve imbaraga urwo rushyundura rugize gute rufite. Ariko urupfugwe ni intsinzi ya shitani. Niba hari abakobwa, kandi buriya abantu barihanurira, hari ikiganiro Vestina yakoze, aravuga ati sinzava muri ADP, kandi bujya ibintu uvuze bujya niwo mugisha wawe cyari nawo mwaka wawe. Sinzava muri ADP, ati kugira ngo ejo n'Imana itazaza kundebera muri ADP aho yampereye isezerano ikambura. Avuga cyo Vestina nyuma aragaruka ari kwerekana ngo
ukuntu ameze neza ari kwerekana impeta poropozo yambitswe na Ntuza biciye kuri Ntuza bigaca kwa Ntuza bigahinguka kuri Ntuza bitewe na Ntuza bikorwa na Ntuza ahita yambara impeta y'umubabaro n'agahinda arangije amajije kwerekana impeta bamubajije ibya ADEPR uzi uko yasubije yibagiwe ijambo yavuze ari mu butayu araryibagirwa pe Vezina arangije agiye kumva numva aravuze ati dini ry'umuntu ati ni umutima wamuswa we kutasezeraniye mu mutima kuki washatse pasiteri Ntuza kugira ngo agusezeranyeho muri dezami kuki niba idini koko ari umutima kuki umutima wawe utagusezeranije ngo uhe certificat de mariage ngo idini ngo ry'ukuri ngo ni umutima ngo nge ntihakagire umbwira n'iby'amadini buriya uzi ko ariko hari ahantu urutugu rukura rugasumba izosi hari ahantu rugera rugakura rukabyimba noneho kubera ko rumaje kwikorera nka miliyoni y'amafaranga rukaba rumajije kumva rufite noneho nta kibazo hariho n'ibindi bintu bisamitseho hejuru ariko rukibagirwa ko ideology rukibagirwa ko filozofi rukibagirwa ko shimi rukibagirwa ko imibare rukibagirwa ko geography ibyo bintu byose bibitse aratete kandi ko nta uzaza gukubita ibitugu ntazigwa bikubita azaza abarura umutwe ibitugu byo bizajya bigenda bigira gute bimanuka gake bigenda bimanuka bizajya bigenda bimanuka nibigeraho bigire gute birekure nibigeraho birekure gusa ibitugu ntibyarekuye nkubwire se abantu ibitugu byarekuye ubwini kanaka rwose tayari kanaka byararekuye noneho aba bakobwa mbabajwe n'ikintu kimwe ubugingo bwo iyo wabwakiriye ntabwo butakara ariko ikimbabaje ni kimwe nicyo kimbabaje hanyuma buriya ngo hari imbwa bahaye impyisi bahaye igisembe ngo kijyane ibwami igeze ku marembo iravuga iti ntikigezayo baranseka irakiriye buriya naba nayo yarakiriye mbabajwe nuko aba bana nta n'ikintu banakuyemo mwana nta kintu bakuye sibyo none se ubusitari udakuyemo n'imodoka ngo urabizi neza se ngo Vesina afite imodoka urabizi neza ko ayifite shaho umwana reka nkubwire njyewe mba afite amakuru Vesina nta modoka afite Dorukasi nta modoka afite na Idirisa ubwe nta modoka afite ntayo nta nzu Vesina afite Dorukasi nta nzu agira na Idirisa kuri ubutaka bw'u Rwanda nta UPI ahafite barakodesha hano hakurya reka twikomereze tutaza guta intego y'ikiganiro cyanjye ndi kugenda mvuga njyewe ndi kujya mvuga nyine ahantu ndi kujya mvuga iseta yego hari uburyo uvuga ati iseta amashu yagurishijwe ibirayi byagurishijwe imyumbati yagiye none iseta ikagira agaciro aba bose banyuraga kuri iyi seta turi kuvuga hano Bernard twamubaraga nk'umuntu wagize amahirwe ndetse buriya Bernard yari umuntu twabonaga ko kwa Minyoni bigoye ko yahava dushingiye ku buhamya bw'umugore ubuhamya bw'abana pe wabonaga ko yahagiriye ibihe byiza ariko nyamara Bernard abamuzi abazi Bernard wa kera atandukanye na Bernard w'uyu munsi turi kubona kuri Baraka twagiye kubona rero tubona Bernard inkuru zirazamutse ngira ngo izo nkuru zimaze igihe z'ibibazo yatangiye kugirira kwa Minyoni bijyanye n'agafaranga n'ibiki ibyo byose byaravuzwe ariko ari Minyoni ntacyo yabivuzeho na Bernard ntacyo yabivuzeho kandi ubundi iyo nta makuru yabanyira ubwite ufite ubundi twe duhita twemera ibiri kuvugwa niba bavuze ngo Robert yibye igitoki aciba Emmanuel ntavuga ati Robert ntibye igitoki cyane Robert nawe avuga ati simbe ntabwo nigeze nibye igitoki mwese mugaceceka ubwo njyewe ndavuga ati Robert yibye igitoki
ubwo we na Manuel barumvikanye wenda barishyurana ariko igitoki cyo cyarabuze cyaribwe. Rero Mignone ntiyahakanye ibivugwa, Bernard nawe ntiyahakanye ibivugwa, ubwo rero byavuzwe n'ukuri. Gusa kimwe mu bimenyetso byerekana ko ari ukuri nuko intebe ya Bernard yarahindutse, akurwa mu bayobozi bayobora mu buryo bugaragara, aricazwa. Ikindi cya kabiri nuko Bernard ubona ko yahinduye umuhamagaro. Uyu munsi Bernard wari wariyeguriye ivugabutumwa, ubona ko noneho yagiye gukora. Ikindi cya gatatu, turajya kuri Baraka turebe comment. Abantu baravuze ati yo Bernard disi yarananutse, sibyo? Abandi bati se ko tubona noneho ushaje kandi ejo bundi kwa Mignone urashima twabonaga wabaye umusore. Yo abandi nuko wabaye. Ubwiza bw'Imana bwagushizeho. Ubwiza bw'Imana nta nubuze. Ntago rero ikintu abantu batazi twakomeza ko cyashize ubu nihandagaze vuga nta bwiza bw'Imana bukuriho nabuze. Gusa hari ibintu abantu bafata, reba nk'iki gihungu kiri ruhande yawe ukuntu gisa, wagira ngo ni ba bacancuro bamwe nuza wiri ingoma yafataga igoma ko muri Colombia, sibyo? Reba ukuntu gisa. Ubu ibi nibyo ngo twita ubwiza bw'Imana, ngo nayo menyo y'umweru na za favore na bote na y'amafose, ibyo ngo na costume ikubereye n'izosi ritagaragaza amagufa, ibyo nibyo bintu abantu bita ngo ubwiza ngo bw'Imana. Abo nabaswa. Ubwo rero bareba Bernard mu ifoto Baraka yafashe nimugoroba, bakamurebera muri Bernard uri kugaburira inkoko, Bernard wenda watakaje ibiro nka 3 cyangwa 4, Bernard uhangayikishijwe n'imiti y'inkoko, uri no gukora imibare zimaje kuryaya. Eze nzayagaruza. Bernard wenda wafashe ideni muri banke, Bernard wagurisha imodoka ngo abone igishoro. Uwo muntu urarana iyo mibare ntabwo ameze nka Bernard wenda wararaga ari kwitaba umuntu muri Canada, amubwira ati men tekeri bini man ati ni mone fokita simana sokita fokita siba ati yewe ro feketa simva ati vizirabonetse bini vaze gidire sasa undati ya undatari ko ati mushumba ati nohereje ati amadolari 500 ati yes atuyiteka guheza agira ati reka dusenge ati n'amarembo akinguke n'ibifunze bifunguke. Urumva donc tere yarahindutse ariko uziko buriya abantu ni n'abantu babi cyane. Urumva iyo mibare yo wahinduye imibare n'uruhu rurahinduka, sibyo? Niba ugeze ahantu ugomba gukora umeze gutya, n'abakureba babona gahanga kajeho imipfu. Niba ugeze ahantu ugomba kumera gutya, n'abakureba babona wagize nyine nuko ngo burebyo by'ubwiza bw'Imana ngo byamuvuyeho gose, nta muntu uzi kureba ubwiza bw'Imana. Hanyuma uru ruvugo rutavugwa kuko uwanze kuvuga ngo yaheze mu nda ya nyina, wavuze ati na Yesu baramuvuze, wanakona nyakubahwa Perezida wa Repubulika amuvuga, n'abandi baravugwa na ba Trump, nta muntu utavuga. Uru ruvugo rwo kuvuga ati ariko ahantu bamwe bati twahaboneye Imana, abandi bati twe turahakemanga, kuri wowe mu mboni zawe. Reka nkomeze nivugira abahanyuze. Yego. Nyirapasika yahakuye imodoka, ahakura inzu, ariko bari batipuza ko babeshya mwana. Ahubwo zikubona nka Nyirapasika na Semajeri bari ku gatute hariya kwa Mignone, banavuga tuyu ni musaza wundi, ariko bari batipuza ko bari batavindimo. Buri uzi ko umwe avuka i Musanze undi akavuka i Nyabihu. Kagira inkuru. No yangiye nazagwera ikindi kiganiro. Umwe avuka mu karere ka Musanze, undi akavuka mu karere ka Nyabihu. Ubwo abo bantu bavukana bate? Urugo umwe avukamo nukuvuga ruri i Nyabihu, urundi rugo undavukamo rukabi Musanze. Nuko buriya nje nago ngira impano ngo natsi imodoka nge kuri tere nkaba Pastor Claude, ariko ubwo najya gukora interview, sibyo nkagira nkaganira n'abantu bavindimwe na Nyirapasika, nkavuga ati nyina warunaka na papa warunaka, nkavugana n'abava na Semajeri gose, wengirana nimero ye nkamuhamagara. Nyirapasika ni mushiki wawe. Abantu bazi ko bavindimwe, nanjye niko nari mbisi. Reza ari Nyirapasika na Semajeri umukuru ninde?
ni Nyirapasika. muri ubona umukuru ari Nyirapasika None se ngo mvuge gutya. muri umukuru ubona ari Nyirapasika None se ko Semajeri abyemeza ko ari mushiki we na Nyirapasika akabyemeza n'abandi katitire bakabyemeza. uzajye mu buhamya bwa Semajeri ubwe yatanze. Yego. umwe yabutanze ndeba n'amaso ndabwumva. yavuze ko ise yababyaye ari abana 10. Yego. abana bose ari abakobwa. Semajeri ari we muhungu urimo. avuga ko mu ntambara y'abacengezi umuryango wose wapfuye hasigara Semajeri wenyine. ubwo se Nyirapasika arazuka akaza gutanga ubuhamya ko ari mushiki wa Semajeri. waretse tukikomereza mwana. erega ibintu erega twebwe ibintu erega tuba twaragiye tuvuga biba biri hari nuko abantu ubuhamya buduhereye Rurindo muri Paruwasi ya Gasiza. Njyewe ntaranashaka umugore. Semajeri nawe ari umugabo mutoya. arabuduha atubwira ibyamubayeho, atubwira uburyo ise yari umurozi. urumva atubwira uburyo yaroze umuntu yajya gupfa akituma igi. atubwira uburyo yakubitishaga inkuba abantu ku gasozi. atubwira uburyo bahanganye. atubwira uburyo se yapfuye. atubwira uburyo habaye intambara y'abacengezi mu majyaruguru. atubwira uburyo abantu bo mu rwabo bose bapfuye. atubwira ko icyatumye Imana imurinda ntapfe ari akana k'imfubyi Semajeri yareraga. Imana ikamubwira ko wimurokoye kubw'uwo mwana w'imfubyi. urabyumva neza? atubwira ko abavandimwe bose bapfuye bakicwa mu ntambara y'abacengezi ari we wasigaye. ubwo se Nyirapasika azukate? twikomereze. Yego. ku gatute Nyirapasika ahakuye iki? imodoka. ahakuye umugisha kandi ni byiza pe. ariko Nyirapasika none se Nyirapasika uracyamubona? yaramanje araza ajya hano hakurya ku mugabo witwa Prophete Bosco. kuva aho ntabwo ndongera kumubona. cyararangiye. Finite rimwe. uko se si ukuri bantu mudukurikiye mwebwe? noneho tubwira abantu. Yego. ubundi hari ikintu bita turi kwiga amategeko y'umuhanda hari ibimenyetso bita ngo ni ibimenyetso biburira. sibyo? ibimenyetso biburira ni ibimenyetso bibwira abantu imbere ko hari ikibazo, ko bashobora kugenda bagira bagafata feri bakagenda bagabanye umuvuduko cyangwa bubahirize cyane kugenda abahu. Yego. noneho abantu bakagenda gake gake. Yego. ubwo rero abantu nibirebere. nge ntago nje kurwara intambara z'amadini. abantu bashingiye ku byo tuvuze nibirebere, banatwandikire muri comment. hari n'abandi usibye ntaba ngaba. wa muhanzi witwa Nice uramuzi? umwe waridingiraga korali y'ukuboko kw'iburyo. ajya kubura nawe namanje kubona hejuru cyane. Yego. oya wenda turaza kuvuga iki? turavuga tuti abakirisitu muri Noble Family bafite ibihe byiza cyane rwose. bafite ibihe byiza yabigaragara y'Imana baranezerewe rwose pe. ariko abavandimwe bacu twakoranaga umurimo bagiyeyo bagiye kuvuga ubutumwa bavuyeyo bashobora kuba barabaye iwacu hari umugabo worora ingurube akubera ko yorora n'inkoko akunda kuziha ibimene by'amagi akaziha ibintu byiza none ugasanga icyana cy'ingurube cy'ibyumweru bine bitanu ugasanga kingana n'ingurube yo kubagwa. none abantu bajya kugura y'ibyana ugasanga barabitwara. ariko umuntu yakiye nagikubita ubwatsi na buranda kigeta kiba kibi kigeta kinapfa. nge ndatekereza ko aba bantu bajya kwa Minyoni bakabona serivisi nziza bagahembwa neza bakabaho neza bagahabwa bakababresinga abakristo bakabafata neza noneho bavayo bagahita bagwarana bwaca ari nayo ibatwara
ikabageza ku rupfu bamwe bikaragenda avuze ati reka norore inkoko ndebe ko nakongera guhaza bezuwe zose urumva niba abandi ibaze wenda bakajya kuri ibaze TikTok nk'ubu wenda ugiye nk'ahantu bakagukubita imodoka yo kugendamo bakajya baguha bodo komande wenda yo kunywa esansi bakaguha inzu yo kubamo wenda bakaguha ahantu kuri ibiryo muri supermarket ibi bintu byageraho bigahagarara urumva mwana wajya no gukina urusimbi kugira ngo urebe ntekereza ko wenda cyaba aricyo kibitera muri Nobo hari imibereho myiza y'abakozi ku buryo iyo umuntu erega buriya hari amagambo Benari yavuze aravuga ati ADPR yaradukanze buriya abantu twabaye muri ADPR tunari bo buriya twaranambye tumeze nka ryatungo ryagiye rihabwa amazi gusa n'utwatsi twa nimugoroba ugiye kuryama kugira ngo udapfa ahantu hose rero ku buryo ADPR ishobora no kugukura ku mushahara wenda ntugire icyo uba kuko n'ubundi urumva nko ushobora gusanga imyaka yose nabaye muri ADPR sinigeze mpebwa 1,100 sinigeze mpebwa 80,000 uyu munsi sinigeze mpebwa 70,000 urumva niba nahembwaga 25 tarani n'ubundi ayo mafaranga birangira iyo yabuze mu buzima ni weho gusubuza icyo wayamazaga wahombye ariko bishobora gusanga nta mabara akugaragayeho yuko wabuze ayo mafaranga uyu munsi Pastor Sibomana Apotre Mignone aguhamagaye ngo kuvuga ubutumwa iwe wajyayo ngewe se nabuzwa se ni ahubwo nanamutabaza rwose nambabarire amfashe simvuze wenda no kuvuga ubutumwa ntibucuruzwa nk'umwe mu bantu nge musezeranije ko ntazamutenguha donc usimbure Bernard oya ntago ari ukumusimbura Bernard aracyahari abantu erega Mignone erega baramutengushya abantu nukuvuga ngo ngiye musezanije ko angiriye icyizere nkicara kuri kariya gatuti nkabwira nge nanjye kwigisha gusa kuko ntago nava mu itorero ryanjye nkagenda nkajya nigisha nese abandi bo barivuye musige wenda nka ba Vestina bahise barikata oya bahise banavamo nese hari abakibamo ko se wamungana aga ntago wakwigisha erega buriya buriya urakava muri ndagaswe ujya muri hoteli ariko kuva muri hoteli ujya muri ndagaswe bitera inzoka kuko iyo urira muri ndagaswe ukajya muri hoteli ujya ibyo byo muri hoteli ni umuti bikuvura inzoka mise nekereza sibyo banyira abagenzi ariko iyo uvuye muri hoteli ukajya kurira muri ndagaswe ibyo muri ndagaswe babiri mu mwanda banyira abagenzi ariko se ntago bazi ibifaru byaye Pascal barakagira rihe ntago muzi n'igitutu cye no kuri Zaburi cya Pascal barakagira rihe igifaru cya Yesu ntuza amarionera rihe ntago muzi yigiza cyo none se ukumva ko wowe ufitiriye banga wowe ugiye ufitiriye banga rizarusha DJ umwana w'ikinyendaro mwana nge narababaye mwana ubwo rero ntabwo umwana w'ikenda wewe ntabwo rero Mignone yagutumye nge narababaye niba uri ko wowe nge narababaye imibare yanjye mba mfite uko nyibara kugira ngo rero mbona wowe wamera nka niseti nge n'ubugena nkabara za trigonometri zo ku rwego rwo hejuru hakora na niseti uriya nawe mbona niseti hari ikintu yabaye niseti nta kintu yabaye hari ikintu yabaye mubwire se n'abandi hari abatipe baba bakora imibare ubu se uyu musaza hano Iremera hano w'Ikabuga umusaza ni nta bwoba oya nta mbabazi sabaye nta mbabazi ubona baye abaye ikize nta mbabazi abazi gukubita ikarita kabisa menya ikikugenza nukibona wigende uveyo kwaje sibyo menya ikintu kikugenza buriya erega ntuzite kuri mission y'umuntu wowe wita ku butumwa bwawe sibyo bugiye nacyo cyica aba buriya wewe uragenda ukita kuri misiyo yawe iyo rero uri kugenda niyo mpamvu uzumva umusirikare mu gisirikare barakubwira ngo weho hari mission ufite kandi ugomba kugera kuri objective ubwo rero imvura nigwa na avantage amajwi n'abagenda barajya kugama amahirwe abandi batekereza ko ari ibyago ko imvura igiye kukunyagira iyo na avantage nugera ahantu ukahasanga icyondo ubwo uramenya neza ko aho hantu urahaca wenyine nta bagenzi banyura ko abantu bambaye inkweto bagiye gukeremba bashaka ahantu heza ihute cyane ayo nugera ahantu ukahasanga
imifatangwe wijya kurebera hari inzira nziza aho urahuriramo n'abantu bakubuza ubujegitifu inyurire muri iyo mifatangwe ushyire umutwe hasi cyane wa divasinge nugera kuri ubujegitifu utahe uzishima nyuma nanjye rero mu kugenda afite mission yanjye sibyo waruvuze uti ndamutabaje antabaje asohoza amasezerano Imana yampaye ubundi hari ikindi kibazo nge nzahura nacyo ibizaba uzirwariza uzango oya nta bizaba ari kubiki ibiki bizaba erega hari abantu bavuga ngo bagikuzimu kwa shitani ngo kuzana amafaranga nimero yanjye ni 078 182 615 niba uzi iyo nzira ijyayo mpamagara umperandivu tujyane ndayazana shitani reba sibyo apfa kuba handitseho beneri cyangwa ari amadolari cyangwa amayero amafaranga ndayazana shitani reba n'abadayimoni bareba nyakureyo nyazane mwisi ubundi press ngufashe ukiri umubabaro hari n'abantu b'Imana bababaye ngewe yo mbonye amafaranga nyine urabizi hari abantu mpereza akagura umuceri hari amitama akagura amata hari umwana mita nishyura ishuri ndagenda kuri ubujegitifu shitana areba n'amaso ndahita nyakura nubundi nta n'ikintu nabonye tutabanje kurwana ibyo byo kuvuga ngo kanaka ngo yakuye amafaranga ikuzimu niba yarayagejeje ku isi n'umugabo ndangira tujyane izo kabari nazo nkweramo nabyo nzi ndangira tujyane ndayazana ureba n'amaso biriya ni igipindi baba kubeshya